Theo turakurabukije cyane amahoro y'Imana kaze cyane Burundi turakunezerewe rwose nanjye ndanezerewe wari umaze igihe kingana utari Burundi wenda igihe kinini maze nicyo kutaza hano muri Bezo ariko mu Burundi mperuka mu kwa munani. Turanezerewe cyane uyu munsi udasanzwe cyane kwakira umukozi w'Imana abantu benshi bazi mu ndirimbo nyinshi cyane zo guhimbaza Imana, indirimbo zikora ku mitima ya benshi. Turi kumwe na Theo araza kubidondora, ndi kumwe na Mama Laure kuri channel ya Holy Canaan TV na channel ya Evangeliste Ndashime Patrick. Turanezerewe cyane kubana namwe uyu munsi. Yesu abahezagire cyane, turabaye kaze kuganiro cyiza tugiye kuganira n'umukunzi wacu n'umukozi w'Imana Theo. Theo turakunezerewe cyane. Kuri murakoze. Ndashaka widondora abantu barako baratwumviriza. Hari wowe uri umustar ndabizi ariko kandi ndashaka widondora abantu amazina yawe uko witwa. Rega njyewe nari nzi ngo nyine gihe maze abantu bose baranzi ariko hari ahantu umuntu yanjyanye muri biro kandi yari umuntu ukomeye hari no muri ambassade mwumve ko bitoroshye kandi ari umuntu nawe ubaza umuntu wo muri ambassade bamunsobanuriye aranyoberwa bamubwiye n'indirimbo araziyoberwa baranaziririmba ati ntago ibyo bintu mbizi ati nuwahe intambara yari igiye kuroteramo noneho kabwo naturutse ku marembo abapolisi baharinda bamenye aba secretariat nimba ari aba security bamenye ba secretary none abantu bose nabaje mu bintu bitandukanye bamenye ngezemo imbere nsangamo imbere harimo umuntu uvuga ati ngo nde batumuririmbye uri aririmba ibihe baramubiranga yari ambassade ya he akatuyiretse na ambassade ahantu nyine urumva bavuga ikinyarwanda cyangwa se ikirundi baranga ati ntabwo muzi pe ati muri hangana ariko atubwo ndaza kureba yari umuntu ukuze w'umupapa nahise menya rero buri gihe ngomba kwibwira abantu hari igihe yahura n'ibyo bintu ataranzi akajya gukurikira ibintu byanjye akabona akabimenya rero nitwa Uwiringiyimana Theogene abantu banzi ku izina ryitwa Theo bose babireba cyangwa se bakavuga bose babireba Theo barikuyeho nivuze bose babireba abantu bamenya uwo ari we ahubwo uvuze Theo gusa ntiwongereho bose babireba ba Theo ni benshi rero nkaba ndi umunyarwanda mba mu Rwanda ntuye mu mujyi wa Kigali mbarizwa mu karere ka Gasabo ibyo twita umurenge ni umurenge witwa Gisozi hanyuma akagari kitwa Ruhango umudugudu witwa Murambi tugira n'ibyo bita Isibo mba mu Isibo yitwa Ubumwe. Mbega Isibo ni iki? Isibo ni itsinda ry'umubare abantu runaka noneho umudugudu ushobora kubonekamo ubundi buri Isibo imeze nka kera ibyo bitaga ngo ni nyumba kumwe ni nk'amazu runaka bagiye bakata ntago ndi umuhanga kubisobanura cyane kuko gusa nzi ko Isibo zibaho nkamenya niyo ndimo hanyuma mbona bikora neza kuko uva mu Isibo ukajya mu mudugudu ukava mu mudugudu ukajya mu kagari ukava mu kagari ukajya ku murenge ukava ku murenge ukajya ku karere ukava ku karere ukajya mu ntara ubwo birenze aho ngaho ari nk'ikibazo ufite aho hose byaranze biba bikaze biba bigiye gukomerwa biba bigiye kujya mu nkiko bikajya mu nzego zindi kandi njyewe mvuga ko amashuri yanjye atari menshi ibyo bintu nibyo mvuze ubwo ndumva maze kwiga nangiye kugira akenge da mbivuze neza ndubatse mfite umudamu maze imyaka irenga 20 nubatse urugo urumva ko ndi umuntu ufite inararibonye mu rugo ntago ari bimwe byo kuvuga ngo abajene mariye oya narabirenze imyaka irenga 20 ubwo mwaba mukira abajene mariye bigarukira he ku bajene mariye umaze gushikana 5 biba birangiye biba bishize none ufite abana bangahe Gatero? Mfite abana 7. Amashuri bayagejeje bariga hagize umwana wanjye utiga ngira ngo najya no guhuruza amategeko ngo bamfashe umwana yiga kuko kutiga nabonye isomo rikomeye n'ubu nkiribona kandi imyaka mfite uko nakiga kose ibyangiritse kubera kutiga nta nubwo nabigaruza ntago byagaruka kugaruka kwanjye bizagaruka ku bana. Amashuri bayagejeje he? Umwana mukuru uyu mwaka bararangiza umwaka wa 5 segonderi babiri icyarimwe barabura umwaka umwe bagaheza ubwo tukarwana no kureba nimba bakiga nibikurikiraho
uzobishobora bizogenda neza. Imana izamfasha n'ubu niyo imfasha kuko urumva abo bana bose biga birasaba amafaranga kandi atari make. Kandi ngerageza kubigisha mu mashuri ya pirive agerageza kwigisha neza kurushaho. Ariko iyo mbonye haje intege nke njyana n'ahasigaye ariko sindeke ko yiga. Imana ishimwe cyane. Bose batangiza mbanyuza mu mapirive bakiga. Uburyo iyo bwanze ni gukura mu ishuri ngo mbuzayo kuriha umujyana mu byo ushoboye. None bariga neza ho. Bariga mfite n'abana batsinda. Mfite ahubwo mfite uwatangiye mu wa mbere n'uwo ahageze mu wa mbere. Ubu wa mbere apana ngo yabaye wa mbere ejo bundi birarorera. Uhora mu wa mbere iyo yabuza amanota mu wa kabiri. Ni byiza cyane. Abo bari imbere bose batsinda neza. Imana ishimwe cyane ku bwabyo. Nyine uzi nanjye urumvise ubuhamya bwanjye ni cyane. Hanyuma njyewe uniyizi inyuma naho ntavuze ni cyane. Theo ndashaka kumenya watangiye gukora Imana ryari? Njyewe natangiye kuririmba nkiri muto. Ahubwo kumenyekana ko ndirimba ndakubitandukanye. Ntangira kuririmba nkiri muto, njye natangiye kubikora mureke iki kiganiro nitugikora tuze kuvuga ibintu nyine bitari byo kuza kuvuga ngo haje ngo umusitari. Oya nta musitari. Haje ngo umuntu ngo ibyo bintu ngerageza no buriya njyewe nshobora no kuza mu kiganiro nkavuga ibintu nawe wari uzi ko ntavuga. Ariko kuko mbanzi ko ntihabura uwo bifasha bitewe n'imyumvire y'abantu. Ariko ugendeye uko utekereza abantu hari ibyo utanavuga. Ariko ukuntu tubatekereza abantu burya sinako bari bose. Hari n'umuntu wihagararaho ariko akabyumviramo akaba yakihagararaho yumvisha. Njyewe natangiye kuririmba njya kwicara ku muhanda. Ubuhamya ngira ngo n'ubwa mbere mbuvuze. Nari narabajije uduti mu giti cyitwa umusave. Nushushanyamo ntubaga n'umuhoro cyangwa se n'icyuma ndadushushanya ku buryo tumera nk'abantu. Hanyuma kandi baramukanya. Yego noneho ndupfumuramo imyenge ku buryo kabaga gafite inkoko ariko gacomekanyije harimo nk'agatsinga. Ariko nkaba mfite uburyo nshobora kurambura kakaba akaboko ngahina kabikamera nk'inkokora gutya. Noneho nubwo n'ubwenge ariko n'ubwenge ntazi nimba ari ubuhimbano nimba ari ubwenda. Ni ibintu nakoraga bimeze nko kugira ngo mbone impamvu ituma mbaho. Kuko mu rugo twari abakene cyane. Nari utwo tubaho ni naratubonanye umuntu barambwira ngo ni impunzi ngo yari yaravuye ahantu ngo hitwa muri Kiyombe. Kiyombe ni mu Rwanda, ubwo ni mu gihugu cyo mu Rwanda. Ni kera cyane. Tekereza ko na jenoside yo mu Rwanda yari itarabaho nyine. Noneho ndakareba neza uko ari kubikora nanjye ndagenda ndamwigana. Abantu rero bagira ngo ni njye wabyadukanye ariko ni narakopeye. Kandi gukopera si icyaha, gukopera igituma warenga umunsi mubi. Njyewe ibyo bintu niko mbyumva. Oya ntacyo. Noneho ndakopera ngira n'amahirwe mbikopeye ngerayo nkibyibuka birakunda. Nkajya nicara ku munsi w'isoko hafi y'inzira y'abantu bajya mu isoko. Nkakoresha twatuntu nkuko wundi yadukoreshaga. Kudukoresha rero byari gukubita ku bibero gutya. Sinzi nimba namwe muvuga ibibero. Yego ni bibero. Hano ku matako cyangwa se ahangaha ku maguru. Noneho babaga bashyizemo utuntu tw'akagozi wenda nakadodoraga nko ku mufuka. Nkaririmba rero. Kandi icyo gihe nabyo byari ukuririmba. Noneho naririmba indirimbo utwo tuntu ntubyinisha. Indirimbo imwe bakampa amafaranga 5 yo mu Rwanda y'icyo gihe. Naririmba 2 bakampa 10. Nabura abakiriya nkaririmba 2 5. Ariko icyo napfaga ni amafaranga nta kindi. Nagwiza amafaranga nakirirwa nkora nabona nka 50 nkahita nyajyana nkayaha mama. Nayaha mama rero 50 yari menshi cyane kuko umubyizi wo guhinga kuva mu gitondo kugeza saa 7 byari 100. Urumva umuntu ahinga bakaguha 100. Noneho nabonaga nashobora kubona ayo mafaranga 50 mu gihe kitangana n'icy'umubyizi utwara nkayashyira mama. Uziko ubundi abana bangiza wayarya imineke udutumbura utuntu twose kubera nari nzi uko tubayeho kuko ni mama waturebereraga wenyine data ntiyararimo. Ngafata rero utwo ducera imbonye dukora utuntu nkatumuha niyo nabonaga 20 nayabuze narayamuhaga kandi akajya mu isoko guhaha. Noneho rero urumva naririmbye kera ariko nimba aho navuze ngo naririmbaga iyihe
ntabwo abantu bari bubyumve neza ariko kuko itavugaga iby'Imana muri hangana ni ukugira ngo mwumve amateka yanjye kuko mbaje ngo watangiye kuririmba ryari numva ko kantu nakunze kutakavuga kandi nabwo nararirimba kandi akantu gakomeye abantu basuzugura oya ahubwo ibyo bintu ni ibintu nshaka kwibuka najyanye n'ubuzima bw'uyu munsi amarira akaza umuntu ntabe yamenya ari njye ubitekereje ndi nka biri mu bintu natekereza nk'umuntu ambwiye ngo urire nzi n'ibintu bitatu nahita ntekereza nibuka amarira akaza nkaba mbonye amarira ntawe nkubise nta kintu kibabaje mbonye atari banga ni ibintu utahuzi atari banga ibyo bintu bitatu kuyumvira ukarira nibi ndahera kuri urumva niba narigeze narabayeho uyu munsi hari umwana w'urubyiruko ubona aho ngiye ngo bose babireba abantu bavuza induru base uvutse ejo bundi utazi n'ibibazo utanakeneye sinashaka kabimenya none agahita yumva nawe akamfata nk'umuntu ukomeye cyane ariko nshobora kumubwira ahantu naciye akumva ntiyakirirwa ahaca ahubwo yarorera no kuba bibaye ariyo nzira yonyine hari abantu babivamo inzira naciye kugira ngo mbe wanyuma mbe natewe bibaye ari kugira ngo umuntu wese yamamare ikiguzi ari ugucaho abantu benshi ntabwo mwababona bamamara nta nubwo bahita babireka kuko byakugora ariko nabinyuzemo Imana iranga nararirimbye akaririmbo karavugaga ngo Nyiramariza na Rwenderanya ubwo ni twa tuntu nashushanye kamwe kari agakobwa akandi ari agahungu none nkamenya kutubyinisha nyine nkavuga ngo Nyiramariza na Rwenderanya n'abana bikundaniye naho rero barakarama bari kundaniye none abantu urumva kandi ijwi niri na melody niyi urumva ariko si jye wari warayihimba nyine arayumvanye umuntu noneho mbonye umuntu nawe acuranga we yacurangaga avuga ngo impunzi ziratakamba ngo ziratakambira muri burere ngere sinari impunzi njya kwiririmbira rero abantu bajya bareka tuvuge amateka ikintu bimarira ubwonko bwanjye njye kubyibuka noneho iya kabiri nageraga ebyiri iya kabiri yo narayihimbye ivuga ngo kayinjirera we kayinjirera cyane kayinja rero ntabwo muri buyimenye ni igitoki ariko kitari icyo bateka usibye ko abantu badafite uko bameze nacyo baragiteka bya bitoki by'imbihire bimwe bivamo imitobe bivamo urabizi iwacu tugira ubwoko bw'icyo gitoki nimba kikinaha simbizi cyitwaga kayinja ubu hajemo umunyarwanda agakurikira iyi nkuru yakubwira uko kayinja yari imeze noneho nkabikora gusa kugira ngo igitsige ngo nyize noneho rero icyo ni kimwe mu bintu nakibuka yego ngahita ndira ikindi kintu nakibuka njya nkivuga ni umwana twavukanaga hanyuma kubera ubuzima twapfuyemo apfa yishwe n'inzara ibyo bintu mbivuga bivuze kenshi cyane biririkoda ahantu henshi cyetse abantu nibagenda batakaza amateka nageraga n'ubwo butumwa nanjye amasezera abura kera tutaramenya za YouTube n'ibiki hari ibintu byaducitse ngira n'indirimbo ntagira kubera kubibura ubu ikintu mbonye cyose ngerageza gushyira kuri social media ku buryo nakibura wenda ari uko ntaye password cyangwa ugasanga n'abandi bagikuyeho gutyo ku buryo wakibona rero uwo mwana nawe ari mu bintu nibuka nibura muri bitatu kubera ko yampfiriye mu ntoki ndeba mamadari uko sitasiyo yari imeze noneho ntekereje nyine ikintu cyamba icyo rero noneho ubwo ni bibiri byoroshye icya nyuma ni urupfu mama yapfuye ni ibintu nagiye mvuga mu nsengero ahantu hatandukanye mbwira abantu ukuntu mama yarwaye mera ihembe mu mutwe mama yapfuye yarameze ihembe nk'iry'ihene hano abantu babibonye barahari ntabwo iki si ikinyejana cy'ibinyoma ni uburozi n'ubundi byari nk'ibintu by'ibitererano cyangwa by'amarozi noneho umubabaro yagize kuko ari igihe wamurwazaga kuko nzi ibintu naciyemo ararwara arembagera ku rwego atakivana nk'aha twicaye ngo ageraho kamera iri hanyuma kandi iyo urwaje umuntu ugerageza gushaka icyamuramira ngo adapfa mu bintu bituma bita ku murwayi habamo imiti no kumugeragereza icyo arya kandi umuntu wese uriye ibyo yariye bigomba kumuvamo ibyo anyoye bigomba kumuvamo fata rero Theo wari ufite mama we ari njye mwana mukuru gashiki kanjye
ari akarema niko imvugo zo hambere zavugaga. Ubu dusigaye tuvuga ngo yari afite ubumuga, ariko nk'imvugo kera twamwitaga nyirakarema, ku buryo ngira ngo yararishyize no mu irangamuntu, sinzi nimba ritanabamo cyangwa se wenda oya ntabwo ari ryo yashyizemo, ariko ari izina tumuhamagara akitaba, yaravukanye ukuboko kumwe. Noneho yari gato cyane, nawe yaragize n'ikibazo cyo kugwingira, sinzi nimba ibyo kugwingira ego cyane cyane ntabwo ari namwe mbwira, ahubwo ndabwira abantu bazadukurikirana namwe mwumvireho, kuko mwe muri kumva azajye nkavuga. Noneho kugwingira murabizi, kugwingira rero ni kumwe ujya kubona ukabona akana ntigakura, ariko ubu nyine ukabona n'igituma kadakura ni uko katabona ibiryo. Ba bana barwara za bwake bakabyimba amatama, babayeho ukuntu ubwa buzima bukabije, kandi muri Afurika buruzuye, ntabwo ari hamwe. Ntabwo navuga ngo mu gihugu iki n'iki, Afurika yuzuye mwene izo ngwingiri niko banazita, nawe yari yaragwingiye, kandi ubwo ndi kwikuramo nanjye naragwingiye. Nanjye ntabwo nakabaye wenda nganuka, ariko iyo utarya ntukura, udakaraba nta buzima ntaho ujya, ntabwo wakura. Kuko nagiye mbireba ubu kuri ubu ngubu ubona abantu icyiciro ugezemo kikwereka ibyo utaruzi. Hanyuma kari kanagwingiye nta mbaraga. Njyewe rero bateruraga mama ngo mujyane nko ku rwiherero, niko tubyita, cyangwa kuri tuwarete, kandi nkagaruka nkajya gushaka ibyo yarya, nanjye ndimo n'agashiki kanjye ari muri ubwo bubabare. Nshobora kandi ngomba no kumwiyegamiza, ryavuga ngo yarambiwe kugira gute kuryama, kandi atabasha kwicara, ngomba kureba ukuntu nicara. Aho rega nta n'intebe twagira, ubu mwanyicaje mu ntebe wenda wakiyegeka umuntu we wicaye. Noneho nyine yabaga ari nkaho ugira ngo akwicarire ube intebe, hanyuma kwiyegamiza, noneho ukegera nk'igikuta cy'inzu, hanyuma wakakwegamaho n'ibindi byinshi. Urumva rero jyewe nabonye byinshi cyane. Hanyuma hari ibintu nk'ibyo utekereza, wareba n'uyu munsi ubuzima urimo ukumva nta kintu bibaye, hari nko kwishyura ikiguzi cyagukuya, ntacyo wabona. Teo, ndashaka nkubaza ikibazo. Ndashaka, urumva watanguriye kuri izo ndirimbo, ndaciye nibuka ijambo ryanditse mu gitabo cy'imigani, ndakivuga mu murongo ndavuga muri Bibiliya y'Ikirundi, uravuga ngo ingabire ngo nakabuyenge k'igiciro kinini mu maso yo yihawe, ngo hazoja hose azogira ikiganza cyiza. Ndashimiye Imana yaguhaye ingabire kuririmba, ni ukuvuga watangiriye aho ngaho. Ndashaka umva kuvaho ni gute winjije mu ishengero. Ndariko niyumvira indirimbo ya mbere nuba narigeze kukumva ya mbere ni Ikigeragezo Sikarande. Sinzi ko ari indirimbo ya mbere waririmbye, mugabo mu ndirimbo za mbere niyo numvise za mbere. Ndashaka utubwire ukuntu wavuye aho urinjira rero mu vy'Imana, utangira kuririmba indirimbo z'Imana, n'ukuntu za ndirimbo zaje. Njya mu rusengero, nagiye mu Bakatolika, hanyuma nigira kubatizwa. Nyine ubwo urusengero rwa mbere nakandagiyemo n'Abakatolika, nigira kubatizwa. Aho naho muraza kwihangana matindemo gake, ndabwira mwebwe abari hara ntago bananirwa kwihangana, ahubwo mwebwe n'umwanya nyine n'igihe twahaye ikiganiro, ariko uri hara ntiyabura kubyumva. Noneho nagiye muri urwo rusengero ndansaba kubatizwa. Noneho muri mu Katolike iyo uri bubatizwe, noneho uri n'umwana bagutuma umubyeyi wo kukubyara muri batisimu. Nino biraba Ego. Uwo mubyeyi rero ni itegeko. Noneho kubera ukuntu twari abakene, njye naramubuze. Mame wishiduka kuko ukungana ntago nakubeshya, nanjye rega ubundi umuntu mukuru utakivuga ubusa. Nabuze umuntu mbyara kubera twari dukennye cyane. Buri mukristo wese nsanze mu gace k'iwacu usanzwe abyara, kandi barakurangira ati runaka arabyara, runaka arabyara, runaka arabyara. Namugera ati abona agombaga kubyara narahejeje, adafite n'umwe, kuko adashaka kubyara umwana wo mu bakene. Njye rero wanabirebesheje amaso, iyo wabaga warabyaye muri batisimu no mu rugo rukize, mwabaga nyine mubaye inshuti n'urugo rufite uko rumeze. Kandi umwana wa batisimu yari umwana, nuko isi igenda ihinduka, yari umwana hafi kumera nk'aho ari uwo mu maraso. Kabiri, yari umwana biri ku rwego biba bibaye famiye.
byari igihango gikomeye nko gushyingirana, nko kuba washingira umukobwa ahantu cyangwa umuhungu yagutwarira umukobwa. Nuko mbifata kandi amaso yanjye yarabibonye ukuntu umwana yajyaga kubayo kwa mama wo mu batisimu, kwa papa wo mu batisimu. Nicyo kintu cyari hiti muri icyo gihe gihitinga. Nimba n'inaha iwanyu Burundi ariko byariho cyangwa nuba ariko biri, genda mubura. Mbibwira mama, buriya rero abakene ibi bintu nimbivuga ntabwo nzi ngo uyu munsi sinavuga ngo umukene ninde ngo mushyire ku rugero, kuko nabonye abakene banakira. Jewe icyo nzi cyo abantu b'abakene uyu munsi bakennye nko kuri urwo rwego sina benshi, isi igenda izana iterambere. Ndagira ngo ubwanga buriya abakene nta bukene butagendana n'ubujiji. Ugikena cyane n'ubujiji buba burimo. Hari n'abantu bakennye biturutse ku bujiji bari bafite, hanyuma iyo umuntu ajijutse bishobora no gutuma ukenuka. Simbizi nimba ari ibyo mvuga ari byo, ariko murajya munyunganira wenda nawe uvuga uti bigenda uko. Noneho mama nawe ati na runaka yanze nti no kwa runaka wanze nti hose tiyanze, ati jya kwa runaka. Aho kungirayo wenda nka muntu mukuru nawe akitinya. Uruzi ko umuntu akena akaba yabura n'umwenda yambara ngo ajye ahantu, none agahita bara wenda kujya kureba uwo muntu akareba ibintu yambaye akabona ntago yavaho. Twabaga mu nzu z'ibyatsi, nimba afite na kenda yari yararwanye agahinga nk'imisiri, kuko urumva ntitwagendaga twambaye ubusa, ntituri ba bantu ba kera. Uko biri kose niyo byaba bitari iby'igiciro, ariko ugasanga nk'imbeba zarabiriye bigayitse. Aho kungirayo ubwo ndashaka kumvisha ko harimo no kujijwa. Aho navuga ati bangira umwana reka ngende musabire akanyohereza n'ahandi. Hari uwo nasanze ahantu kure cyane. None ikintu gituma ntinya amateka nuko iri kuvuga amateka ya nyayo ubu nayareba. Tekereza ko hano turi imbere yanjye ndi kureba ibyo namwe mubona, harimo aya matara, harimo aya makamera n'ibindi bitambuka ndi kubibona nuko mwambaye, ariko ibyo ndi kuvuga nkahita ndeba nanone. Nimba haravaga izuba njyayo ubu ndarireba, nimba hari mu mugoroba ubu ndabireba, nimba hari mu gitondo ndabizi, naho yarari uyu munsi uko hasaga nuko hari hateye ndabireba, uyu munsi siko hateye. Hari umuntu nagiye gushaka ahantu namusanze icyo gihe hari mu murima, uyu munsi mu murima hari uruzi barobamo amasamaki. Ariko icyo gihe ngewe ndacyakibitse mu mutwe wanjye. Arandeba ngo harya uwo kwande ni kwa Mukamushumba, ngo Mukamushumba nuwe. Ndamubwira ngo ngo ahita avuga ngo bejyanye no kwanuze ngo hari ahantu bajyaga baca hitwaga muri Nangumurimbo, ngo hafi yo muri Nangumurimbo. Biba birapfuye. Numva arambwiye ngo uyu mwaka ngo ibyo bintu nibyo bintu ntazajyamo, nta gahunda yabyo mfite. Ngo ni mama wagutumye ni nkajya nuvuga ngo harya ngo wawe wumva asa n'utanamuzi, bivuga wenda ngo iyo yigirayo ndamubura rero. Mubuze haba hasigaye iminsi mike, iminsi yari isigaye ntangira nyine kurira ndababara. Burya abana ibyo ashaka nibyo umuha. Umwana narerera igitumbura ntukimuhe, we ntabwo ubibara uzi ko no mu buryo bwo hari ibiryo yavuza n'indura agasebya n'imigeri kuyishakira iki igitumbura. Kandi wewe wenda niyo waba ufite keke, niyo waba ufite iki urakimuha. Abana baririra n'ibipirizo ari bufate kikameneka, kandi murabigura ababyeyi muranzi, nanjye narabiguze. Arakibona akanga ibintu byose nazabomba akazanga ati nshaka igipupe. Cya kindi ari bugenda akamanyura agakuramo akaboko akajugunya. Ubwo rero wumve ngo nanjye igipupe nashakaga nicyo biranga. Ntangira kurira rero. Mama abonye ko byanze ajya mu mafamiye y'abantu bari bugufi bwo mu mafamiye yabo. Ajya kubisaba umuntu. None cyane umenyera ko gukena ari ikibazo, kandi Imana izi mpamvu n'ubukene buretse bukaba. Ku buryo no muri Bibiliya byanditse. Nigeze gusoma n'inkuru ngo isanduku y'Uwiteka bigeze ngo gushaka ahantu bayishyira,
ngo yabanye ikibazo ngo bayijyana mu ngo kumukeneye Yego. urumva ibibazo by'abakene mbarara zisomye cyo nashimiye Imana nuko yageze yikamukiza Amen. ako kantu navuze wonyine inzira yamuciriye yari ati na icyo bari kwita urupfu cyamubereye ubuzima n'umugisha arabinginga bamuca ikiguzi ikiguzi yamuciye yagiye kumwereka ahantu urutoki aravuga ati kugira ngo mubyare muzabanza mwufire uru rutoki kandi kubyara bigezemo utaramara kuhufira ngo mbone rusa neza rutakirimo ibihuru ntawe nzabyara. Izo nizo mbabazi twari dukwiye icyo gihe cyangwa se twahawe. Tujyayo mama yaje avuga ati ubwo urazinduka tugenda twarahufiye mu gitondo tuhufira nimugoroba hanga gushira ejo tubyukirayo dusubirayo ikigoroba dutanguranwa n'iminsi ubwo iyo turenze umwe ntibyari kuba bigikunze tuba turaharangije nabwo arabigaya ngo mwarunze ibyatsi nabi ngo amakoma ntimwongeye ngo muyasase ariko aremera mbona umbyara icyo gihe rero urinjiye muri Katolika ubwo njya kwandikisha nyine iminsi byari harimo no kwandikisha umubyeyi n'inaramwandikisha ndamwandikisha mwene uwo mubyeyi ubundi iyo umuntu azakubyara hari igihe aguha n'impano ndangije ngura imyenda yo kwambara nta nkweto ngira n'isanzwe ngenda n'ibirenge ariko nta muntu wabatijwe wagendaga n'ibirenge babaguraga n'udukweto tw'uduparasitike abana b'abahungu bambaraga utwitwa tigana by'amateka yangiye kuyasubiramo ni birebire mbura inkweto nibuka ko nagiye nambara iz'abakobwa ariko zimwe za mushito zigize hari umwana twari duturanye ubwo nyine nicyo gihe ni umudamu mukuru ukuze urumva umuntu tungana uri muri za 40 n'ingahe sinanapfa kumuvuga mu mazina ntazamuteza ibibazo twe duturanye n'umukobwa umwe muri aho nawe wabo bakenye ariko batari ku rwego rwacu ari urugo rurimo umugabo n'umugore bakora bampa nsanga yagiye mu isoko atoragura mwene za nkweto zibura baziguze bakazijugunya z'abakobwa zifite amataro y'imisumari areshya gutya mbari iyo mfata ise n'umusumari ni nkweto ya mbere nambaye mu mateka kandi ise n'umusumari kandi ari iyo niyo kuva ubu inkweto ya mbere nambaye yari iy'abagore cyangwa abakobwa ya mushito noneho kuyigendera mirananira inaniye mfata agahoro ndayitema nyitemye icika itareshya noneho nyambaye nkacumbagira kubera itareshya ikindi uzi ko ziba zimeze gutya iyo uyitemye ihita ireba hejuru yagendaga ireba hejuru gutya bimeze ari ibintu uruhande rumwe birasekeye iyo nashatse mbivuga birimo nko gusetsa ariko nka gutya twiganirira mba nagize umutima wo kubivuga ntuje inkweto nizo nambaye nzambarira no ku myenda nkorana